Aime TV Show. Hello my people, what's up ladies and gentlemen, it's your time. Uyu ni wa mwanya mwiza kasani wa munsi aho tuba twishimye, tuba tumeze fresh, tubishimiye namwe mwense mutwishimiye, mutwereka umunsi ku munsi, amasaha ku masaha ko tugenda tuza hano kuri ipano yacu. This is Aime TV Show, this is your team, this is your guy, this is your boys. Ebana ni ryatsinda ni babajene bahora bameze fresh, bakunda ibyo bakora, babishaka kandi bavuga bateje n'ejo n'ubundi bizagenda neza, bizatanga amaronko kandi nta kibazo na kimwe tubibonamo. Nge nitwa Aime nk'ibisanzwe, ndabasuhuje rero mwese, mutwereka ko mudukunda, mudukurikira umunsi ku munsi, mutwereka ko iyo tudahari, iyo tutakoze, iyo tutaje, hari ibintu byinshi mwahombye cyangwa se mwabuze, bigatuma biduha pressure yo kuvuga tuti buri munsi igihe runaka tuza hano tubaganirize, tubabwire ibigezweho mu Rwanda. So turi mu kwezi kwa gatanu, imyidagaduro iri kwegereza sama, iri kwiza gushyuha, nikituzanye uyu munsi. Uribaza ngo ese package dufite uyu munsi noneho ingana gute muri rusange? So nitwa Aime ko nabivuze, ariko ntabwo ni ngiye nyine, ngiye kuza nakira abashene tugiye gufatanya gusesengura uyu munsi, tubwira icyo tugiye kuganiraho byinshi cyane. Ntujye kure ya ekara yawe, stay tuned, this is Aime TV Show, your channel. So turaganira ku kirero uyu munsi, tugiye kuganira iyi summer, this coming summer. Hari ibitaramo byinshi bigiye bitandukanye, hari mu mujyi wa Kigali birashyushye, mu Rwanda birashyushye, mu Rwanda hose. Buri muntu wese uba mu myidagaduro wo muziki arumva summer yatinze kuza, summer ihatse byinshi. Ariko muri ibyo ngibyo hari igitaramo cya King James cyo gucelebrating imyaka 20 amaze mu muziki. Tugiye kuza tubabwiye se nikijya mbere muri icyo gitaramo bizaba bimeze gute. Nkuko nibabwiye rero, ntabwo ndi ngenyine, ntabwo ngikorana ikiganiro, murabona ko turi abajene batatu, ni bisanzwe, ni ya team. Ndahera ku ruhande rw'iburyo, mvuga nti what's up big brother? It's good bro. Umeze neza? Meze neza cyane. Amazina uratwibutsa, then natubwira uyu munsi uratangaza iki uyu munsi, ufite iki, abantu bayishije iki muri rusange? Amazina ni bisanzwe na BJ. Ikituzana hano twese intego ni imwe, ni uguheza abanyarwanda ibyiza. Yeah, ibyiza. Yuvuze ibyiza, package yawe wizeye kandi nziza, wayiteguye gute? Niteguye ko ngiye gutanga umusada wo kubaka igihugu, ndetse no kugira ngo buri munyarwanda wese abe mu gihugu azi neza n'ikijya mbere. Mu myidagaduro niyo tudiringa nayo hano kuri Aime TV Show. Yitwa BJ, ariko kuri ndohanda ari umujene ku cyangwa cyo ni fashion killer, abantu barabizi, bamaze kubimenyera. What's up nigga? What's up bro? Is fresh? Ameze bon. Kwezi kwa gatanu kugusanze umeze gute? Ukwezi kwa gatanu ni ukwezi kunsanze meze neza, especially mu myidagaduro, kuko hari amakuru menshi kameme. Ariko mfite amakuru ngo usigaye gutanga umusada kabisa, ngo hari radio imwe hano ngo kubita fresh, ibintu bikagenda neza, abantu bagakangarana. Ntago navuga ngo nagera ku rwego mbishakamo, ariko naho ndi nyine really appreciate. Uyu munsi ni yaratwibutsa amazina, tubwire se wowe ku ruhande rwawe package yawe uyu munsi ihagaze gute wundi? Nk'ibisanzwe ni Kogunaka, amazina ni Kogunaka. Package yanjye ukuntu ibiteye, okay, nago navuga wenda ngo iba iri strange kuntu, ariko uko iri banzi ko igomba gutanga ibihagije. Mba ngomba ko kumenya ko neza, ndishuwa neza ko umuntu wese uri kutwumva ukurikiye cano araba afite amakuru, ara update. Right, murabyumva niyo mpamvu bari hano. Ni BJ ni Kogunaka with a host Aime on Aime TV Show. Don't miss out, we are come back. So Kogunaka BJ narimaze kubivugaho muri intro ntoya, mvuga ko tuyuganira ku myidagaduro iri muri no summer, this coming summer. Murabizi ko summer wundi y'abajene itanya mu gatandatu mpaka mu kwa 9 kuzamura, ariko hano hari ibitaramo byinshi kwa 8, mu kwezi kwa 7 kwa 8. Cyako cyo cyaho twitse uyu munsi ni igitaramo cya King James, umwami cyase Ruhumuriza James. Yagize gutya ateguza ko azakora igitaramo kizaba kiganjemo kizaba kigaruka ku myaka 20 amaze muri uyu muziki, mbese nka celebration y'imyaka 20. So abantu byakira neza, byakira na ubwuzu, ariko tuza kubona bihinduye isura ubwo yashyiraga amatike hanze, tubona BK Arena yuzuye mu minsi 3.
turaza kugenda tugira ku tuntu twinshi biha bivuze iki ku muhanzi King James, ese n'amateka byo ntavugwa cyangwa se ntibigarukwaho, ariko se bwana Kogunaka nk'umusesenguzi uyu munsi ndagira ngo winjire kuri kino kintu. Ese umuhanzi bisanzwe bibaho yego, ariko kuri King James yujuje BK Arena mu minsi 3 mbere na mbere, ni ibintu byakozwe gute? Kuri King James ubibora nk'umwihariko we, ubona ari uwuhe muri ibi bintu? Kubera iki ari we kandi n'ugenda bihuza nuko tumubona n'igihe atangiye umuziki nuko nahageze uyu munsi, rundi tubone igikurikira. Murakoze urakoze ku kibazo kizumbajije. Urambajije ngo ese nabihuza gute n'igihe yatangiriye music no kuba yaba yaciagayigo kuzuza BK Arena mu minsi 3. Yego ntago ari ikintu avuga ngo cyoroshye cyangwa ngo kiri aho ngaho wafata ukanda mininga, ntago ari ikintu cyoroshye. Njyewe ndashaka ko iki kintu tugitwara muri kategori nk'ebyiri. Nge ndaza gufata igice cya mbere, societe nyarwanda ukuntu iri kumva music entertainment muri iyi minsi, kandi kabiri ndongera kugaruka kuri personality y'umuhanzi ku giti cye. Izo ngingo ebyiri nizo nshaka kuza kugarukaho kuko nizo iki gitaramo kujya kibe sold out, nizo ngingo gishingiyeho. Ahantu ndagira ngo abadukurikiye baranyumva neza mu buryo busesuye. Reka wenda mpere ku kibazo kuri societe rusange, kuri societe nyarwanda ukuntu iri kumva entertainment, mbihuze n'ukuntu iki gitaramo impamvu cyabaye sold out. Ndagira wenda tugende tugaruka ku bitaramo byagiye biba mu minsi ishize, nubwo bitagiye bikorwa na King James n'abandi bahanzi bagiye batandukanye, ariko uraza gusanga nk'igitaramo Davido aheruka gukorera hano mu Rwanda, yujuje BK Arena, bimusaba kugira ngo yongere ategure ikindi gitaramo. Bamusabye ko akora ikindi gitaramo, aragikora kugira ngo abaguza amatike babashe kwintertaininga ku rwego rwo hejuru. Ndibuka ari n'ibitaramo byagiye bibanziriza igitaramo cya Davido, nacyo bikagenda biba sold out, bigasaba ko bategura andi ma event kugira ngo abaguza amatike babe satisfied. Ni kikwereka societe nyarwanda ukuntu iri kumva music. Abo n'abahanzi tutazi, n'abahanzi bo hanze baza bakuzuza ama BK Arena, bigasaba ko bongera bakora concert ya kabiri. Ni kikwereka ko societe nyarwanda yamenye aho enjoyment yabo ituruka, ni muri music. Baba bafite ikintu bagiye kureba. Ndagira ngo ibi bintu tubijyane muri uburyo. Ntago music yo mu Rwanda muri aka kanya isigaye nka football. Wenda ntago ngiye kuza muri football wenda ngo nyivuge uko itari, ariko biratandukanye. Kenshi muri music ibyo umuhanzi abaguha audio video, kenshi araza akabiperforming ukabibona. Ntago ari football baza bakavuga ngo bazanye abataka ngo bazanye biki, ukajya kureba football ugasanga n'umwumbati, ugasanga football nta kirimo, sibyo? Urabiza ukuntu Rayon Sport, APR zikabirizwa, ariko ugasanga biranze ugiye kureba ukavuga se ni umupira nagiye kureba. Ariko bitandukanye n'umuntu agiye kureba concert runaka, aza kubwira ko yabaye satisfied. Nicyo kikwereka ko music nyarwanda iri gutera imbere, kandi na societe nyarwanda iri kumva music iri kwiyumvamo. That's why rero mvuga ngo societe nyarwanda iri mu byatumye nabyo iyi concert izi concert tugiye tubona hano mu Rwanda zitandukanye ziba zibona abafana, yazibona aba audience benshi cyane ku rwego rwo hejuru. Rero nkeka ko tuvuye ku kibazo ku ruhande rwa societe, uruhare ifite muri entertainment especially music, ndashaka kujya kuri personality y'umuhanzi ku giti cye nka King James, Ruhumuriza James. Ndagira ngo dufatikanye, wenda uragenda unyibutsa gake. Ruhumuriza James yavutse muri 90, I mean ubwo urumva ko just imyaka 36 ndakeka gutyo arayifite. Mu kwa kane nibwo yavutse, ku ya mbere. And then uribuka ko yarahanganye n'uwitwa Meddy na The Ben. Ariko icyo gihe hari abahanzi bagiye bakomeye cyane, sibyo?
bakomeye cyane. Turaza kubonamo abo ba Kamishi, urabibuka, I think ndabizi kubyibuka. Twajya muri rap tugasangamo abo ba Fireman, ba Bulldog kera cyane. Impamvu ngarutse kuri personality no kubera ikeme, nk'ubu dukurikira ashobora kwibaza kubera iki ngarutse kuri personality. King James ni umuntu wabasha gufitingana ni generation turimo. Ntago generation zirahindagurika, sibyo? Ibaye zidahindagurika twaba tubikomeza dukunda karahanyuze cyane, sibyo? Ariko ikikorera ko yahindaguritse nuko tugira ute tugaruka tuza mu yindi version, mu zindi version. Ushobora kumbaza ngo nukubera iki? Reka nkugere urugero muri hip hop. Muri hip hop mbere twa tumenyereye ba Fireman baza bakarapa, ba Pfra, urabibuka, na ba Oda Pass baza bakarapa, na ba Young Grace. Ariko haza version bita Kenya Trap, ntuza Ish Kevin, ba Bushari. Rap duhita dusa nk'abayibagiwe, baje kurapa mu yindi version. Rero no muri R&B nabyo ntibyasigaye. Kamishi urabizi, uramwibuka, yarimbaga songs z'amahit zirenze, sibyo? Ariko naniwe gufitinga muri ki yabonaga generation ije atayifitingamo. Ariko abitwa ba The Band, abitwa King James babashije kuza gufitinga muri ki muri generation turimo. Iyi generation kugira ngo ifitingemo uhindura uburyo bw'imyandikire, sibyo? SMS kabisa ikaguma ari SMS ariko ivanzemo niki n'ikindi kintu kikurura generation. It's okay. Rero King James ari mu bantu baje bafitinga muri generation turimo. Mu ndirimbo ajya akora za Popet, urazibuka, Ikirezi amaze gusohora muri iyi minsi, urumva ko n'indirimbo zitataye karite yiwe, ntabwo yatakaje karite yiwe, kandi ntabwo yakomeje kugira ute kukurana audience iyi generation iri moderne, sibyo? Ntabwo yatakaje quality yiwe, kandi yashyize mu buryo bizanditse ku buryo zikurura audience iri generation moderne ari yiturimo. Rero ibyo bintu bituma King James buri muntu wese aguma yumva ashaka kugira ute kumwumva. Ibihangano bye ati ziwe ziyifite icyo nakwita nk'icyanga, ari byo nahuzaga nabo zagiye zinanira kufitinga muri generation. Rero that's why mvuga ngo iyi sold out n'umunini wari niteguye, kuko King James yari n'umuntu ukumbuwe cyane, ariko bigakubitana nuko societe iri kumva music entertainment muri iyi minsi na personality ku giti cye. Asante, urakoze. Yitwa Kogunaka, no umujene, ni muzima cyane, ku busesenguzi we muramuzi cyane. Agarutse ku kintu cyitwa personality. Wa muntu nka King James, wa muntu w'umukozi, his work rate iri hejuru, guhuza ibintu ntitugume muri bya bintu bya kera, akabihuza n'ibisekuru bigezweho. Abigarutseho afite imyaka 30 amaze imyaka 20 mu muziki, which means that ni wa muntu winjiye mu muziki hakiriho za ndirimbo turi kwifata nk'ubuzakara hanyuze. Ariko izo ndirimbo uyu munsi arasohora song, arasohora indirimbo ikaba viral, ikaba verse, ikaba isereri mu mitwe y'abantu. Aba jeune ku ma TikTok bakakorera ama challenges, ku ma YouTube ikagira abayirebye bench, kuvuga cuza umuziki za Audiomack, Spotify, tukabona streams ziri hejuru. Avuze ikintu cyo gukora, avuze ikintu cya personality y'umuntu, kuhuza ibintu ndabishimye ndabikunze. Ariko ku rundi ruhande bwana Happy J, ese dukurikira ibi bitangazamakuru bikomeye hano, dukurikira abantu hano ba influencers, dukurikira n'izindi mbuga nyinshi, tubona bakomeza kuvuga ko yego firstly King James akoze sold out mu minsi 3. That's good. Ariko se bizasiga shusho ki, bizagenda gute ku migendekere ya show, ku migendekere ya concert, ku migendekere y'igitaramo? Ese ntabwo byaba nka pressure kuri we, kuko benshi bakomeje kugenda bivuga
ugucyo gusaba umutayi wawe duhurize Sold Out, King James. Ni igitaramo twakwitegaho iki, bizameze bite nk'umuntu ntabwo turahagira yego, ariko muri BK Arena kuri uriya munsi mu kwezi kwa munani twakitega iki bigendanye n'ibyo uri kuvuga kuri social media se mu nkoranyambaga cyangwa mu bitangazamakuru? Murakoze cyane. Wenda nunga mu ryo mugenzi wanjye yavuze King James cyangwa se Ruhumuriza James, ibi bintu nibyo twari tumwitezeho, kandi nayo showbiz cyangwa se industry ya muzika dushaka hano mu Rwanda. Dukeneye ya industry ya muzika iri kubriya, iri gushininga hano mu Rwanda, ku buryo hataravuga ngo hari umuhanzi ukomeye nawe tugiye go kwitabira kureba ibintu bye, wapi. Ahubwo nimba buri muhanzi wese yateguje concert ikitabirwa cyane, ngira ngo n'ibyo bintu bya Sold Out no kuba yimurira igitaramo cye ku munsi wa kabiri byaba ari ibintu byiza cyane. Nge numva ko ari byiza, aho kugira ngo tubura abantu baje muri BK Arena tutayuzuza, ahubwo yaba Sold Out, abantu bakabura aho kuza, noneho nejo bikadufasha kongera kubyina ya muziki yiwe. Ruhumuriza James cyangwa se King James afite indirimbo nyinshi cyane, twagiye tubona ama album yagiye ashira hanze, afite Tumugisha, afite indi yitwa Urukundo n'izindi yagiye akora. Afite indirimbo nyinshi azadutamo, azaduha playlist nziza. Ndabizi ntabwo yigeze akora indirimbo mbi. Azatubyinira nkuko wabibonye, nta wundi muhanzi uzaba uri kumwe nawe, azaba afite wa mwanya uhagije wo kuduha bya bintu bye yakoze cyangwa se yakubokeye mu myaka 20 yose amaze muri industry y'umuziki hano mu Rwanda. Wenda dukomoza kuri icyo kintu cyo kuba afite pressure, abantu cyane bakumushyira kuri pressure, nyuma nta pressure irimo, kuko industry ikeneye wa muntu w'umukozi. Kandi turabizi King James ni umukozi cyane, umuntu uteguye show mu myaka 20 yaritonze cyane. Nawe nicyo wagatekereje, mbese ko iki muhanzi adakora show buri mwaka, ahubwo abateguye kugira ngo azatange package nziza kandi atange n'ibintu bifatika, nkuko mugenzi wanjye yavuze ngo quality cyangwa se na quantité bizabe bisa neza cyane. Urakoze cyane. Icyumvikana nuko nkuko bigarutseho itugire bya package, ni package afite gutanga, kandi package nziza kubera ko afite indirimbo nyinshi ziri hit after hit. Tuyihuza nawe kumusaba kuzajyana concert mu mahoro. Ntekereza ko byose agenda bitekereza, azagenda abona abikubifataho umwanzuro bigendanye n'ikizaba gihari. Gusa twebwe twakwiteganya igitaramo cyiza, ko afite indirimbo nyinshi zakunzwe, afite izere gusohora n'abahanzi benshi, ndetse no mu cya gitaramo tweze kuzabonamo abahanzi benshi bakoranye, bafitanye ama project bagiye bakorana ku ndirimbo, wenda bari kwibana izo ndirimbo zabo. Imyaka 20 umuntu aba yarakoze indirimbo nyinshi, twakwiteganya indirimbo nziza n'igitaramo cyiza kishobora kuzaba kimwe mu byabayeho muri imyaka ya vuba hanga kabisa. Nyine cyo riteze nkanjye nka ndetse nka team MTV show ko tubihuje dusengura. Ahubwo cyo nakora no gushimira mwese bajene twafatanyije kuri uyu munsi kano kanya turi gukora ikiganiro cyacu. Nagushimira cyane Habi. Murakoze cyane. Thank you so much Kogunaka. Asante bro. Wasa, thank you so much cameraman, turi kumwe turabakunda. Ciao ciao, nawe utaha. Love you so much.